Aha, ibihe byiza rero nshuti bakunzi mudahwema kudutega yombi. This is the Nobles Television, cya kiganiro cyiza. The Nobles Today. Just the Nobles Today, urabizi ni byinshi tuba dufite kukubwira, ni byinshi tuba dufite kukugezaho nkuko usanzwe ubimenyereye. Uyu munsi turaskuba turi kumwe n'umutumirwa wacu wakataraboneka, ngira ngo karibu muri studio za The Nobles TV. Wamubonye ni Tumtoni, nta wundi atangira kubwira ati fresh. Tumtoni imeze bitubundi na satani umusaza na satani n'ibintu n'amahoro ngo wazigezemo tu nta kibazo kabisa. So twishimiye ubutumire bwanyu. ubundi Tumtoni, iyo utumiwe muri studio za The Nobles ubyumva ute, ubyakira ute? So byanga byakunda ari ikintu mba mbazaniye, so you know, so naba birenze muri make. Hano ni mu rugo. Alright, ubu kuri uyu munsi, kuri iyi saha ugiriwe amahirwe yo kwinjira muri studio za The Nobles, ni iki wereka abaduteze amatwi, ni iki wabwira abaduhanze amaso? Wabizeza iki? Batesink nigiye muzi imikorere twarongeye, so imbaraga urebye muri make music iri ku rwego rushimishije. Nkuko mubibona industry mu Rwanda iri kuzamuka, so why not The Nobles itazamuka? Right, mwabyumvishe rero, mwabyumvisha ati why not The Nobles itazamuka. Birumvikana iri gukora mufite mu masikugira indirimbo zingahe Tumtoni? So Batesink indirimbo 5. Ugiye YouTube wazibona. So kenda cheka indirimbo nziza ziri mu kazi, ugende kuri feedback tugenda tubona, so inziza cyane. Nubwo yego bose ntibashima ariko cyakoze, ntabwo byabura cyakoze. Ke noneho utazakunda abantu bagushima cyane gusa ari yo umuntu akubreminze, noneho ubutaha agakora ikintu cya fresh. Iyo umuntu anakurenza wahiteze amatwi ikintu cyawe, nawe gushima bayasikaye iminsi. Afata umwanya akacyumva akavuga ati why not, ntamubwira ko hano bitameze neza. Idea nawe ugakunda ukavuga uti cyakoze. Just babyumvishe rero. Gusa ni byinshi tuba dufite kuganira, aho subiriya tuvuye mu musiki gatoya tugahita twinjira inside ufite abonamba ni kuze papa. ubwo la chance biza kubya girlfriend. Girlfriend. So ntago bari byiza. Arega ngo baryete babo. Oyawe. Erega nshobora kumutangaza bene ngango bakamurarira. Nese ngiye nkubeshye. Ubwo mukanya wambaza ngo ufite ngo amafaranga angahe ngutuye hagana. Nawe yabika basugahita utoye. Ni byinshi abaduteza amatwi kamera. Ni byinshi abaduteza amatwi bashaka kumenya. Baba bantu. Babwire ko kuri ibyo ngibyo wasanze ntahari. Babwire ko kumbona byakugoye. Arambwiye ngo ntabwo ahari kandi twicaranye. Umukanya urambaza ngo ishati nambaye ngo neguza ngahe. Menya ko nambaye amafaranga gusa. Right, reka ngushimire. Reka ngushimire byinshi watugejejeho ruwagaciro kuba wumvisha ubutumire bwacu. Iyi ni The Nobles Television. Ngira ngo uri twebwe ntabwo tujya tuvuga subscribe. Ni itegeko iyo urebye TV yacu. Nicyo wari uri kurebaho uhita ujya kugisacinga on YouTube. Turabakunda cyane rero. Yari The Nobles Television, turi kumwe na The Nobles Group. Ariko abantu urumva iki? The Nobles TV na The Nobles Group. What is the Nobles name? Yes, just in televiziyo y'umuryango Family TV. Just alright, reka tubashimire. Muraho kadasohoka. Ni mwebwe. Cyongaho vayo bebe, dusaba umugisha bose babire. Cyongaho vayo hani, dusaba umugisha imbere y'Imana n'abantu y'Imana. Turabashimiye.